ushaka kuzana umugore ariko urabibona nyine nawe uri umuntu mukuru kubaho ntajyuna byarambangamiye cyane ndabyumva rwose ni ukuri wararenganye ariko ni ukuvuga ngo inama zose muha nta nama iri kugira umumaro. ubyumve neza bari abana bagomba gupfa. Ese Ruvudo ese ufite imyaka ingahe? Imyaka 12. Ni mukuru. Mfite nk'agahe nawe babasha kukaragira. Shitani ne bagiye n'undi ndabisengera kuko iyi mitungo igomba kuba iyanjye we umva ndapfukama umva reka gahe yose ariko imitungo nyine niyanjye ndabisengera ko umva mwibwirira asenga ubwiza bukuri kuru buri ku mubiri wawe ntabwo ari bwo bukuri ku mutima kuko akambwiye buri kimwe cyose tukabanza tukagipanga mbere y'uko uriya mukobwa abanza kugera muri uru rugo. Karibu. Star. Kagwi. Ndetse shaka gashu. Bravo Kagwi. Aho neza. Komera cyane. Makuru y'ineza. Ni karibu. Sha Star. Mumeze mutese. Turaho. Ndetse mumeze mute. Cha narinda aho mwana. Kagwibwe rero nagutumyeho kuko hari igitekerezo nagize ndashaka kuzana umugore. Ushaka kuzana umugore. Ariko urabibona nyine nawe uri umuntu mukuru kubaho ntajyuna byarambangamiye cyane ndabyumva rwose ni ukuri wararenganye ariko ese buriya abana mwarabiganiriye washe kubibaganiriza? Abana nabibaganirijeho ntabwo byari cyane ariko nabibaganirijeho kandi numva barabyumva. Ariko rero ubonye ko ufite abana bakuru yego ushobora kuzana umugore ugasanga abana baramubangamiye cyangwa se nawe ubwo akababangamira ariko mwarabashe kubiganira neza burya ubu bigize neza kuko bituma abana ubwabo niyo yababangamira bakwihangana. Birasaba rero ngo ujye uganira na buri mwana noneho ikindi gihe uzabafate bose bashyire hamwe bitewe n'uko ukurikije ibyumviro byabo ubundi ubashe kubibabwira neza babyumve. Bava amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza pe meze neza pe. Amakuru ya cya kigabo siko nta kintu urambwira. Gahunda y'uriya mugabo rero ndacyabirimo narabipanze tugomba kubana. Warangije gufata umwanzuro? Urebye umwanzuro narawufashe. Uriya mugabo se afite gahunda cyangwa niba abandi bo muri iyi minsi baba badafite gahunda? Ariko rero uzi ko wanyibagiwe afite amafaranga byo ndabizi afite amafaranga gusa arakuze. Afite imitungo afite buri kimwe ndabyumva. Of course afite amafaranga afite inzu buri kimwe aragifite. Afite abana? Urwo ni rwo rugamba rero mfite. Afite abana babiri b'abahungu bakuru. None se muzabana n'abo bana? Nyine nibyo nakubwiye ni rwo rugamba mfite kuko bari abana bagomba kubura. Nese abantu wateganyije uzabashyira? Ibyo ni byo bingoye Clara. Basi wamaye pasi. Ntago nabikora. Koko ntago nabibaganirije byimbitse ngiye kubibaganiriza byimbitse kandi nzi ko bizagenda neza. Ni ukuri nibyo. Gashumba rero ndi kwihuta harano naringiye nuko nanzo gusuzugura. Kandi rwose mwakoze kungirira ikizere buriya rega tuba turimo dusaza iyo umuntu kugirira ikizere akabasha gutumira. Ndumva gahunda iyo ngiyo uko babikora kandi ndagiye ndi kwihuta harano tugiye kujya. Kagwi ntacyo nzagutumaho tureba ahantu twicara hepfo hariya dusangire kamwe. Nta kibazo nangiraga neza zimwe ngirira ikizere. Mana yanjye shayitani noneho namukize buriya kuzanywesha amazi n'ifosi ariko ibyombo byanjye kasize kabimenaguye tuna nozagura ibindi bikuriye he karori noneho zanyica umva shayitani uranyiganje aba umese sangana amakuru umva none naguze celebration diyo shayitani yagiye rahira dora twagiye umva umva besi umva ubu ngubu ndi nyir'urugo urumva cyari
yagiye umva icyoti twicare aho uzi ubwenge ngo bike uzi ubwenge ngo se mbanaga kuriya namufataga ari kuzicara na Mariya narakubwiye ngo buriya reka mubwire umva nta makuru ufite iyo kavuga ngo uri mu mitungo ngo ya mama ariko se bw'ibyo se ntawe yari kubirisha mama nakubwiye ujya umwana ufite nyina njyewe mba ndi mu nyungu sinjya kubivandikishaho ahubwo ngwino umva uzi ko nashatse n'umukozi kubera ko cyagiye igo ntabwo ngewe naza kukuntu nzabigenza mama byaranyobeshye ntabwo nari gushaka umukozi Arisa gihari ahubwo reka mubwire kuri ikintu gihari umva reka nze mare kumukozi nashatse mama buretse ndabona hano ikora ibe ntabwo ndi kukubone kanso natwe cyane nawe ndungo amahoro umva amahoro ni yose mbega umuntu akira mu rugo wakawukira neza umva cyandyaga nkaho ari igisebe cy'umufuzi reka nze ubizi neza unyibwire ma umeze ute se waruri mama narindi hanze hari umubesito wanjye wari wansuye nyine tuba turi kuganira ariko nyine ahise bamuhamagara kuri fone aragiye ntabwo abashije kugeramo hano musore mami umva rero inkuru umva mbese wumve ngo niba ari ikintu nishimiye ubu ngubu bimaze kumubona ngo guki ahubwo se no gushyira no gukombera bwiramo amakuru umva nyimenya ko shayitani yagiye yazinze ibye umva ntabwo ushobora kumva ibyishimo nagize ngo guki si buriya bitekereje kugenda umva aragenda aragenda kandi amasura mwana ubundi yagiye kwa nyirasenge ariko kwa kujya kwa nyirasenge umva ambabariye yagumayo uzi ko kundi batwara umwanda bakajyana muri puberi umva ambabariye yagenda yesu urumva nagende kuko buriya diri twari dufite umva ngiye kukwandikaho imitungo yose asigaye tuzangarire rimwe imitungo mama umva nta kuntu se nta kuntu n'inzira wakumva yacamo wagira nimba ari icyo kibazo cyo kwanyarika imitungo bigenda gute ahantu ubona yaca hose nta kuntu wahazitira ariko ntagaruke ariko uzajya uretse no kuvuga ngo yagarutse n'iki usibye ko atagaruka za nyabingi bavuga kibeshye kikaruka nkabona kiri gusunika umuryango rimwe kigeze kumbwira ngo nari mu mitungo ya mama se namwe yamukurikiye ahari urumva ariko umva mubwire niyo yagera ku rupangu nshaka cyonzi cyo ngo nyabingi ngo zirwanira mu kirere ize n'izanjye zarwana ntabwo nakora iryo kosa kuko muhaye pasi naba ngiye kubabaza kuko bose ngomba kubica ko noneho urantangaje ko se wabaye iki muri iyi minsi ariko ni ubuzima bwanjye ubuzima mbayemo burambangamiye kara ndabangamiye pe ariko ibi ntabwo uzabishobora ntabwo bizakurwa amahoro pe ushobora kugenda ukurikiye iyo mitungo ibyo ndabyumva by'imitungo ariko ushobora kutazakubera byiza kabisa urwo ni rwo rugamba rw'ubuzima buterera kare kandi ikindi ntunteshe umwanya n'umutwe duhura ntabyo uzi ibyo twapanze ntabyo uzi warumbajije ndakubwira turaho n'amahoro turashima imana yewe kango narivusane wa muhungu burya se rwose yahise abyumva vuba uraho mwana wa yego mama baramutse neza simpinga rwose nari mvuze ngo reka mpamugeze najyaga mu misa kandi urabona ko bukeye ngaho mwirirwe rero ibindi rwose ntiyabura icyo agufasha urabona ko amaze kuba umugabo nturirwe umperekeza kuko nakerere ugiye nagwerekeje reka nigaburirira umwana n'ubudu karaba reba utuzaro karabe ega umugisha ngize
none ndinze kwibana muri iki kizu tuzi aho ngaho ukarabe. Yego mama. Karabuze ngo akajumba wiriye. Nisi mama. Yego. Nubwo ndimo ndibaza ngo papa we naza agasanga adahari. Icyo kibazo kiretse. Mama ariko reka mubwire nanone nawe. Ngo dusenge. Umubwire. Nawe usenge. Umubwire. Gusenga. Nyaga ko yo. Savuze ko urucira mukasoro ukagira gute? Umva ubundi baravuga ngo urucira mukasoro ugatwara nyuma. Nawe rero usenge. Ahubwo we senga urumva kuko buri shitani ni okay n'ubundi ndabisengera kuko iyi mitungo igomba kuba iyanjye we umva ndapfukama senga he yose ariko imitungo nyine iyanjye ndabisengera rwose. Umva mwibwirira rero. Asenga. Nari nanze gushaka umukozi kiri hano urumva inkozi ni umukozi mu mitungo ya Karoli nabandi mubandi Imana umva kumesa nibaza ko buriya rero kunzamesa nzawuzi ibyo bonkoro pa zoya umukozi yaje ngakuki tuza ntabwo umukozi ari yego nyine ari yego mubona Marigo karambe urihe cyane Kizanye umukozi none kumva wese mukunda cyane kuzanye umukozi mama ngomba kumuzana urumva ahasigaye ubu ngubu ntageze urumva ubu ngubu ugiye kuba umwana mu rugo ubona buri kimwe cyose nawe mu giterana y'induru na kano ka Margarita nako gahereza stop dore ko umukobwa arazanye umva ni umunyacyaro ariko afite agasuku ni ukuri ndabona nta kibazo ariko nyine ariko none icyayi yatetse ese Marigo wabuze amata yari yaje mama nawe uramurenganya ngo mama ivuye mu cyaro vuba reba nka muvera aba yazanye tewe ubu se hari umuntu w'umusirimu akazana mu kintu kingana gutya na ka gafurasi kakarira gatoya Marigo maze ujye wihangana ikiguze uvuge ndamusikisha umva nyine ubu ngubu Alice yagiye nagende njye ibyo bintu byo umva nagende rwose nagende nanjye nibereho neza umva gira vuba ahubwo ariko se ubundi waretse hari akantu hariya mu cyumba nashaka kunkorera sibyo yego Karoli ashobora kuza yego genda utunganye icyumba cyawe ugikorere isuku n'umunsi niramira yikureho mama nta kibazo n'ubundi nanjye numvaga rwose nshaka gukora isuku ahantu asaga nabikunda ujya akajya kwisasira ibyumba byose amasaha nyine ubwo ndaje yego urakoze ariko se ko Alice agiye nkaba nsigaranye umwana wanjye si uwa Karoli uwe ndamwangaje aragiye biragaragara gute kanzi Karoli nawe ndamubara barasamye ngo nzamuhereza umwana nawe nzamuha tuzabana imitungo yose nyishyire ku mwana wanjye ahasigaye kiriya kigo cye ahantu cyangariye umva icyo nzi cyo ariko buriya shayitani zirarutana n'ibibyaye by'uriya mukobwa nabyo biramenetse Marigo akira ndurura sibiza umuntu abamo ubundi akira ajyana icyayi cyawe urakoze cyane twanyweye nuko twumvisha harimo ibirungo byinshi ujye ushyiramo bikeya Karoli noneho ikibazo cy'ubungu ni bamara amahangare yewe cyari kindambiye kuba muri iki kizu cya jyenyine yiyicarira mwana maze uryoherwe ese Ruvudo ese ufite imyaka ingahe
imyaka 12. Ni mukuru. Mfite nk'agahene wabasha kukaragira? Agahene nakaragira. Zagushakira agahene ragire zajya nkumva. Ese uzambera umwana mwiza gusa. Harimo akunyu se mu mboga? Umunyu urimo. Ahiri. Nze ngushakire ndebe ko ari n'agasururu unywesha. Yemwe ba. Karo karibu. Mukarunya. Amakuru kariho. Yego bwiza bwa mashara udashirana nirongoza. Yego. Amakuru imisi myinshi. Amakuru se myinshi. Ni sawa. Mukazi? Mukazi twari iyo ngiyo mu misozi hasi. Gusa n'icyonswa cyakurenze. Alice? Alice nawe uhari. Alice? Nawe uhari Alice. Yarasindutse. Ewe, ntabwo byoroshye. Alice yagiye kwa nyirasenge. Yagiye kwa nyirasenge. Gukora iki? Yagiye kumusura. Utambwiye? Alice n'umwana ntiyari kukubwira. Atambwiye nawe? Margarita! Karame! Ngwino utware iki gikapu. Raho mukobwa. Amakuru. Amakuru ni meza. Uyu si we. Amuzanye umukozi nazana. Kuye mpamvu? Kubera akazi kaba hano. Akazi kaba hano. Nuko simbwira. Ngo ni Marigo. Ni Marigo? Marigo. Akira. Mbwira Arisa yagiye igihe ki byagenze gute? Urambwira ngo Arisa yaragiye umunsi umucaho, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, kubita w'icyumu igihe yashize igihe kingana iki? Shiraho no 20. Arisa se urabona ari umwana kubyeyi bewe nzira. Ariko wagakwiye kuba warambwiye Mukarunya, wagakwiye kuba warambwiye. Umubyeyi ukwiye kurera. Mubwira iki? Yagiye kwa nyirasenge na maraso yawe uzibe yagiye handi. Simbyumva ubundi sinakwemezwa. Oya urabyumva. Nakwemezwa n'iki ko ari uhari. Nyirasenge umva atarigeza mama. Ariko ntabwo ari umwana wenyine. Reka zo mamagara. Ntabwo ari umwana wenyine. Ari he? Ketia. Abe mama. Ngwino usuze. Papa. Bite sha? Amakuru. Uyu siwe? Bongo ni umukobwa wanjye. Yitwa? Ketia. Uko nitwa? Ketia amakuru. Ni meza. Uyu wese kucyo utigeze ubimbwira mu myaka irenga 2 tumaranye wa mugore we. Ihangane nanzi ko nzabikubwira nyine tujya mu kazi. Ufashe umwanzuro kuzabeje. Uru rugamba ngomba kurwana. Nuko asivuva mbwira ni iki kibazo ufite muri iyi minsi. Kire nta kintu wamfasha sibyo? Ndeka rero nkora ibyanjye. No kuvuga ngo inama zose muha nta nama indi kugira umumaro. Ubyumve neza bari abana bagomba gupfa. Nakundi. Zahebe kabisa. Sawa. Ndabona ntazabishobora. Sivuva namukorera iki kindi ko. Urareba stress gushira ku muntu wowe. Niyo ya mbere sabikugize. Yabikugoye. Birangoye. Hanyuma Arise wari hehe? Arise yagiye kwa nyirasenge. Kuki utabanje kubimbwira mbere yo kusana uyu mwana muri uru rugo? Yaje kunsura. Nazo umwana nasura nyina. Narinziko ngiye kutamugupresenta nyina ka mwana mu rugo. Ariko gahunda zanyu muri uru rugo ntabwo ndi kuzumva. Ubyara umwana ntubimbwire. Yarinziko nzabikubwira. Igihe kingana gutya imyaka tumaranye igihe irenga 2. None se narinziko nzabikubwira ujya mu kazi. Nase nari gukora iki? Nari kubuza kujya mu kazi se? Agombaga kubimbwira mbere yuko dushakana tugashinga urugo tukagira icyo dupanga n'imishinga twagombaga kuba twapanga. Mu byo twapanze uyu mwana ntabwo wari urimo twumvise. None se ngenda kubwira ngo wenda ni wari kubyemera. Mwe kubwira ko afite umwana. Areka shawagire. Unero w'inyuma. Ariko buri ukuri kwica umutumirana. Kumvikane wa mugore we. Ubwiza bukuri kuruhu uri ku mubiri wawe ntabwo ari bwo bukuri ku mutima kuko akambwiye buri kimwe cyose tukabanza tukagipanga mbere yuko uri mukobwa banza kugera muri uru rugo. Uko ndeba kusura
nikomeze no ku mutima. nuko umukobwa wanjye ari Mpamagare kuri telefone umubaze. Yego. ikintu ntashobora kwihanganira ibintu byanyu ndaje mbyigeho ku buryo bukomeye. Ese cyane ubaye ikibazo hano reka njye kuruhuka cyangwa ni Alice? njye kuruhuka ari Mukaronya baragushutse simvuze irateranye nushaka nakuremo harusano. Alice agiye kuba ikibazo muri uru rugo. Aya matiku y'uyu mugabo nawe ndaje mbyigeho ukirasamye aho ngaho nzakibyarira utashangana.